Nongeye gusuhuza ku icyayi tubicana nanjye twa Isyacu TV nkwibutsa niba utakanze subscribe umwanya n'uyu nguyu kugira ngo dukomeze kubana. Kuri uyu munsi nkuzaniye iki nk'ibisanzwe murambabwira ibintu by'ikoranabuhanga bishobora kuba byatugira umumaro umunsi ku wundi. Ese uyu munsi mbazaniye iki? Urabona hari ahantu bagiye bansaba bakaca mu gikari bakambwira ngo ese ngo buriya ni gute umuntu ashobora kuba yacuruza IREMBO Service. Nyine ugasanga nk'ahantu bari gukora IREMBO Service, bari gukora uburyo ushobora kudekara n'ibiki byose, mbese ibintu nk'ibyangombwa nk'ibyo byose. Ese ni gute wabikora? Hano ndaza nkwereka step y'ukuntu ushobora kuba wakaka iyo serivisi kugira ngo nawe ujye ugira gute ujye ubikora. Nta handi rero wabisanga uretse kuri YouTube channel yanjye yitwa Isyacu TV. Muri kumwe na DJ Bayingana nk'ibisanzwe. Nkwibutsa subscribe niba utarayikanda kugira ukomeze kubana nanjye mu bihe bitandukanye, kandi aho wakunda video zanjye ukaba washaringa inshuti zawe, ndetse ufite n'igitekerezo ukaba wakinyuza muri comment. Ikaze. Bisanzwe rero urabanza ugashyiraho internet, wamara kuyishyiraho ubundi ukajya muri browser yawe nk'ibisanzwe, ubundi kaza wenda ushobora gukoresha Google cyangwa se ukoresha indi browser iyo ari yo yose. Noneho warangiza ukaza hano muri search ukandikamo RTN Rwanda, RTN Rwanda, wandikamo RTN Rwanda. Okay, noneho warangiza uhita ukanda kuri search, warangiza uhita ukanda kuri search. Noneho hari ibigiye kuza bigiye bitandukanye. RTN Rwanda turategereza. Okay, dore byafungutse. Nako hajemo Rwanda Telecenter Network, IREMBO Agent Application Form, Mobi Cash, IREMBO Internet Service, 4G Lite, Contact About ndetse n'indi byinshi cyane. Twebwe rero nta handi hantu turibe dukeneye handi uretse kuza hano handitse ha kabiri ngo IREMBO Agent Application. Mwibuka ko hano turi kureba ese ni gute ushaka kuba wasaba kuba umwagenti w'IREMBO. Barabisaba, ntago ari kubyuka mu gitondo uvuga ngo ngiye gukora IREMBO nta burenganzira wasabye. Icyo dukurikizaho ni hano ni step tugenda tureberaho uburyo ushobora kuhagira gute ushobora kuba wakoresha. Turaza rero dukande kuri IREMBO Agent, tutegereze ni kuri internet nk'ibisanzwe. Nyine turategereza bitewe na internet uri gukoresha, birihuta cyangwa se bikagenda buhoro murabizi. Turategereza turebe ko hari ikintu kiri buze. Okay, ngaha rero ngo basic requirement, ibisabwa for being approved as RTN agent. Kugira ngo rero ube umu agent wa RTN ushobora kuba wakanda ku Kinyarwanda, ushobora kuba wakanda ku Cyongereza, mbega ibintu byinshi cyane. Hariya iyo ukanze ku Kinyarwanda baguha agafomu k'ibintu ushobora kuba usabwa ukanza ukabisoma mbere yuko ugira icyo wuzuza. Hano rero haraza personal details, urabanza nyine wandikemo amazina, amazina yawe. Okay, nurangiza wandikemo izina ribanza, ukurikizeho irya kabiri, urabanza izina risanzwe, nurangiza uhita ukurikizaho izina rya kabiri. Aha, noneho hazavuze ngo ID number, uraza uhite ushyiramo indangamuntu yawe. Ubwo nyine turi kujyana nawe nyine ukurikiye, uraba ukurikiye tujyane umurongo ku wundi. Ubwo ndi gushyiramo nomero yanjye irangamuntu. Okay, ndangije kuyishyiramo. Noneho ngo shyiramo nimero ya MTN Mobile Money kandi ibaruye ku ndangamuntu wanditseho haruguru. Ngo iriya ndangamuntu yanjye ngiye gushyiraho na phone number imbaruyeho. Ubwo urahita uza hano ushyiremo nimero ya MTN. Ubwo umaze kuyishyiramo kandi ugashyiramo, kuko hejuru bashyizeho ibwirizwa ngo shyiramo nimero ya MTN Mobile Money kandi ibaruye ku ndangamuntu wanditse
haruguru, bivuga ngo ibaruye kuri iyi ndangamuntu nshyizemo ni ngomba gushyiramo personal email. Ndashyiramo email yanjye nk'ibisanzwe, nawe ubwo urahajya nyine ushyiramo email yawe. Noneho business information ushobora twageze mu gice cya kabiri. Business name ushobora kuvuga uti wenda Irembo, wenda business wenda ushobora kuvuga ati ese ubwo tuvuge ko wenda tuvuge OG service. Ubwo nyine mpinduye nyine cyangwa se mpimbye business kugira ngo mbone icyo nuza hariya. Business registration number, hano uba ugomba kuba ufite tin number ukayishyiramo. Noneho hano hasi ukayishyiraho, ukaba uzi na business email. Murabizi neza ko kuri channel yanjye nagiye mbere ukuntu ushaka creatinga email yawe cyangwa se indi email runaka. Post code hano iyo utayifite nta kibazo, website nayo iyo utayifite nta kibazo, hagati ariko nira business email iyo utayifite nabwo nta kibazo. Twagiye mu kindi gice cya physical address for business. Noneho igice cy'ahantu noneho ukorera, hano ushobora guhita ushyiraho wenda Kigali city. Ubwo nshyizeho Kigali kuko ariho ndi aka kanya, Kigali city. Okay, noneho akarere nkahita nshyiraho Nyarugenge. Okay, noneho sector nkahita nshyiraho umurenge ni Kigali. Noneho se nkahita nshyiraho n'akagari. Ubwo nawe nyine ushyiraho akagari bitewe n'ahantu uri cyangwa se n'ahantu uri kurebera ino video. Ushobora guhita uvuga uti nanjye ndahanga. Village umudugudu. Okay, noneho legal status tick only one. Unlimited company, hano ni company yawe imeze ite? Company limited by share, inyamigabane, cooperative ni cooperative, SPR, government. Ugahita washaka ugahita ushyiraho other. Sasa rero iyo havuye ngo document to be provided, noneho hano uhita ushyiraho document y'indangamuntu, ifotokopi y'indangamuntu. Hano bakubwira ngo hasi bahita bakubwira ngo byibure iyo document cyangwa se iyo fotokopi y'indangamuntu iba ifite megabyte 34. Hano hasi zirahari. Noneho hasi bakubwira ngo uhita ushyiraho na criminal code, icyemezo cy'uko utafunzwe. Noneho ngo copy of trading license from RDB, n'icyemezo kikwemerera ko wandikishije cy'ubucuruzi kivuye muri RDB, nabyo ugahita ugishyiraho. Noneho hasi ugahita ugira gute ushyiraho n'icyemezo cy'uko wafunzwe. Hagati aho dore document z'ingenzi ya mbere ni indangamuntu, ni ahambere ifite megabyte 34. Aha kabiri ni copy of trading license from RDB, icyemezo cy'ubucuruzi cyemejwe na RDB nacyo gifite 34 megabyte. Noneho na criminal record certificate extrait cache judiciaire, ni ukuvuga ngo icyuko utafunzwe. Icyo nacyo rero ugishyira. Rero iyo ubirangije byose tukanda submit ugahita utegereza, ubundi bakazagusubiza. Iyo wujuje ibyo byose rero baragusubiza rwose mu gihe kitarenze iminsi 2 baba bamaze kuguha agent code uzajya ukoreraho. Ngaho nguko rero ubaye ufite ikibazo watwandikira muri comment, ukabasharinga video zacu kuri YouTube, ubundi tugakomeza kubana. Nk'ibisanzwe muri kubona yuko ibyo twavuze byose twabyujemo, ariko haba harimo iby'ingenzi nyine hakaba n'ibitari iby'ingenzi. Nka hano business registration number, ubundi dore ikizakubwira ko hari ibintu ushobora gusimbuka ntibakwemerere. Ahantu hagiye hari utunyenyeri dutukura muri kuhabona nka kuri full name. Izina ni ngombwa, ID number ni ngombwa, phone number ni ngombwa, personal email ni ngombwa, business name ni ngombwa, ndetse na business registration number. Ni ukuvuga ngo uhita uyishyiramo hariya. Ibindi byo bya email nubwo utabishyira nta kibazo. Hepfo ugahita uvuga aho uherereye, ubundi warangiza ukauploadinga za document zose, warangiza ugahita ugira gute usubmitinga, ubundi ukazategereza ibintu bihita bikunda bakaguha
icyo wasabye. Ngayo nguko mwari kumwe na DJ Bayingana, naho utaha mukomeza kunyandikira muri comment mumbwira icyo nabaganira, kuko ibi byose mbikura muri mwebwe muba mumbwira muti rwose tubwire kuri ibi. Bye bye.